Yubaka mu Bufaransa Istanbul. Iyo nzu ukuntu iteye mu gishushanyo mbonera byabamwe muri meze ni nayo nzu bubatse i Burayi. Noneho barangije bayita izina. Yego. Iyo nzu bayita izina. Urabizi the Euro Power of Babel. Ngo ni umunara w'ibaberi w'abanyaburayi. Okay. Bayishushanyije mu cyumba cy'inama cy'iyo nteko ishinga amategeko. Mimbere. Bayishushanyamo kandi n'inzu yubatswe nkayo. Inzu bakoramo yubatswe nkayo none n'imbere bayishushanyamo ariko imbere bashyiraho inyenyeri zicurikiranye mu rwego rwa gipfumu bashyiraho n'agahanga karimo kurangiza wa munara ngo baburangize kubaka. Bashushanyaho n'agahanga karimo kurangiza kubaka uwo munara. Barangije barandika ngo many tongues one voice. Muribuka ko ibaberi ariho Imana yatandukanije indimi z'abantu. Ngego. Aha rero bo barimo baravuga indimi nyinshi ariko ngo bagire ijwi rimwe. Barimo barashaka kongera guhuza indimi. Iyi nteko ishinga amategeko y'abanyaburayi igizwe n'abadepite 751 ariko abayikurikirana hafi bo batubwira yuko ngo hari abadepite 750 ngo umwe ataraboneka. Ubundi yo yari yagomba kuba 250 751 none ni nyuma y'abahinde. None ababikurikirana bagaragaza ko ari 750 umwe ataraboneka, umwe atari yaboneka. Noneho ngo intebe ya 666 muri iyo nteko ishinga amategeko y'abanyaburayi ngo nyirayo nagaraza ku bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu. Hanyuma n'abisirayeli bakaguma kuwiteka. Salomo rero goza kuyoba ashaka abagore benshi kandi Imana yarababujije, ashaka abagore benshi, muri abagore benshi ashyiramo n'abanyamahanga kazi. Amaze gusaza ngo batwara umutima we bakazajya bamushuka ngo asenge n'Imana zabo. Aho rero Salomo yaje gushukwa asenga Imana z'abanyamahanga z'abamowabu. Kamera y'ikizima. Turabashuhuje bakunzi bagwiza urukundo TV. Uyu munsi nanone kandi twongeye kugaragara kuri kamera za Gwiza urukundo TV. Twari tumaze iminsi dufite akazi kenshi tutari kugaragara, ariko ngira ngo ninge watari uri mugaragara, ngira ngo ninge utari uri mugaragara muri ino minsi. Nanjye nuko nawe wanyujijemo ntiwagaragara, ariko uko biri nibura wowe hari igihe ucishamo kagaragara. Abakunzi bagwiza urukundo TV twarabibabwiye bazajya batwihanganira, hari igihe akazi kaba kabaye kenshi. Akazi kaba kabaye kenshi ntidukunde kugaragara, ariko tuzajya tugerageza dushaka umwanya tugaragare. Icyo tuzi neza nuko Imana izadushoboza. Yego. Aka kanya rero nanone twongeye kubona akanya kugaragara kuri izi kamera za Gwiza urukundo TV. Ndakwakiriye. Murakoze. Nanjye kandi ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muraho murakoma. Umwami Imana bishimire. Turabasengera tuti muhahe muronke, mushake mugwize, kandi Uwiteka Imana hira imirimo y'intoki zanyu, mukomeze kugubwa neza. Yego. Urakoze ngoga. Ubu rero uyu munsi abakunzi bacu bakwibaza ngo mbese uyu munsi noneho tugarukanye iki, mbese uyu munsi tuje kubabwira iki, mbese uyu munsi tuje kubagezaho iki byerekeranye n'ijambo ry'Imana. Ko twebwe twavuze ko kuri Gwiza urukundo TV icyo tugomba kuza kubwira abantu ni ijambo ry'Imana, no kujyana abantu mu bwami bw'Imana. Nta bindi biganiro bashobora kuzabona kuri Gwiza urukundo TV. Ibyinshi biziganza kuvuga ku ijambo ry'Imana no kuvuga ku mikorere y'Imana. Yego. Numva rero kugira ngo tubabwire icyo uyu munsi twateganyije ko turi buganire, wabanza ugasenga, wamara gusenga noneho tukababwira icyo twateganyije ko tuganira uyu munsi. Turagushimiye Imana y'amahoro kandi Imana igira neza, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya mwiza ubwoko bwawe tuje imbere yawe, turakwinginze kugira ngo uturinde kandi turengere, utwambike imbaraga ndetse udutabare ubwo tugiye kwaganira ijambo ryawe. Mwami, umwuka wera turawukeneye kugira ngo adusapotinge cyangwa se adufashe, adusobanurire ubwiru bw'ijambo ryawe. Twebwe turisomye tudafite umwuka wera ngo aridusobanurire, byaba ari nko gusoma ikinyamakuru gusa.
tunabivuze kandi tutayobowe n'umwuka wera twari dusa n'abavuga amakuru, ariko turakwinginze ngo yaba twebwe tuvuga, yaba abadukurikira kuri kamera za Gwiza Urukundo, abo bose mwami Imana umwuka wera basange kandi arusheho kubasobanurira kugira ngo twese tube twera kandi dutungane rwose imbere yawe. Urakoze rero ko ugiye kubana natwe muri uyu mwanya, ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo wa Nazareti tubisabye, urakoze. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Uyu munsi rero, uyu munsi twifuje kuza kuganira kugaruka kwa Yesu. Ni ikiganiro nabonye washyizeho ubushize, uvuga kugaruka kwa Yesu. Hari abantu benshi bagize amatsiko, ndetse banasaba yuko twazakikomeza kuko hari ibyo batumvishemo, ndetse hari n'aho wagarukirije abantu bashaka kumenya ibindi bimenyetso byo mu kugaruka biranga kugaruka kwa Yesu. Ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu nababwiye ko ari byinshi cyane, ntabwo twabivuga byose ngo tubirangize. Yego. Ariko kandi nababwiye ko tuzagenda tuvuga bikeya byihuta cyane kuboneka. Yego. N'abantu bakoresheje inyurabwenge bidakeneye ubwenge bwinshi bakaba babibona. Yego. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu rero ni byinshi. Ndibuka ko nari nababwiye yuko hari ibimenyetso byinshi byaranze kugaruka kwa Yesu bizanakomeza kukuranga, ariko nari nababwiye nzavuga ibikomakomeye. Bibiliya ijambo ry'Imana ifite ubuhanuzi bugira kuri 845. Yego. Bwasohoye bumwe muri bwo, hari n'ibindi tugitegereje ko bugiye gusohora vuba aha. Rero iyo turimo kureba muri buno buhanuzi bwa Bibiliya, tugenda turushaho kubona n'ibitwegereye. Hari ibyo bwahanuye turimo none, ariko icyo gihe bwari ubuhanuzi, ariko birimo birasohorera mu maso yacu, turimo turabibona. Dutangira twe twavuze kugaruka kwa Yesu, tuvuga ku itorero, tuvuga kuri Yerusalemu, ni kuri Isiraheli, tuvuga no ku banyamahanga. Iyo rero tuvuga kugaruka kwa Yesu, noneho uyu munsi icyo gihe nagerageje gutandukanya kugaruka kwa Yesu ni imperuka. Abantu benshi bazi ko imperuka no kugaruka kwa Yesu ari ikintu kimwe, ariko burya ni ibintu bibiri bitandukanye. Twarabitandukanyije mu kiganiro cya mbere. Abatarakibonye baze kukira cyangwa se tuzashyire link yacyo munsi y'iki ngiki, abantu bazamenye ko kugaruka kwa Yesu kimwe n'imperuka ni ibintu bibiri bitandukanye. Uyu munsi rero tuje kuvuga ku bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu babyumve neza, mu kiganiro cy'ubushize wakoze watandukanyije kugaruka kwa Yesu n'imperuka. None uyu munsi tugiye kuvuga ibimenyetso birimo bigaragara ndetse byihuta cyane bigaragaza ko Yesu agiye kugaruka. Uyu munsi ndumva aricyo kiganiro twateguye turi buganiriza abantu. Ubwo rero tudatinze, ngewe naguha umwanya, noneho wowe ugatangira ugaragaza ibyo bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu, kuko nanjye mfite amatsiko yo kumenya bimwe na bimwe. Bimwe ndabizi, ariko hari n'ibyo nanjye ntazi, mfite amatsiko yo kumenya. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu ni byinshi, ariko reka twihuse cyane mvuge bikeya muri byo, kuko turaza guhera kuri Isiraheli. Kuko ibimenyetso byose Yesu yagiye avuga, hari ibikora kuri Isiraheli, hari n'ibikora ku mahanga, ariko reka tubanze kuri Isiraheli. Kugaruka kwa Isiraheli muri gakondo yabo ni ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Wabikomojeho ubushize, ubivugaho ariko ntiwabirambura neza. Kugaruka kwa Yesu kugaruka kwa Isiraheli muri gakondo yabo, utari wagera ubundi mbere yo kugaruka kwa Isiraheli muri gakondo yabo, bivuze ngo mu myaka ishize Abisiraheli ntabwo bari muri gakondo yabo. Nicyo ngiye gutangiriraho nyine. Kugaruka ni byinshi, ariko aka kanya ndashaka kuvuga bibiri gusa. Ndashaka kuvuga kugaruka kwa Abisiraheli muri gakondo yabo. Icya kabiri ndashaka kuvuga ni Babuloni nshya irimo kubakwa none aha ngaha ku isi. Uze gufasha abantu, uze kudufasha, dusobanure Babuloni ni igihugu. Babuloni reka ndaza kukigeraho wenda nitubona umwanya, ndaza gusobanura Babuloni icyo ari cyo. Ariko tutabonye uwo mwanya, twazagaruka gutaha dusobanura Babuloni icyo ari cyo. Ariko aka kanya reka tuvuge kuri bino bimenyetso bibiri bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Icya mbere, kugaruka kwa Abisiraheli muri gakondo yabo. Icya kabiri, kongera kuvuka kwa Babuloni. Abisiraheli rero wambaza ngo bagaruka muri gakondo yabo nk'uko wari ubivuze, nta gakondo bagiraga. Mu mwaka, reka nimere ku gihe cya Abisiraheli barimo bava muri Kanani, cyangwa se mere ku Bisiraheli
nyakuri Abisiraheli babyawe n'umugabo bakomoka ku mugabo witwa Yakobo buriya Yakobo agakomoka kuri Isaka Isaka agakomoka kuri Aburahamu noneho Aburahamu rero yahawe isezerano ry'uko azahabwa gakondo hariya hatuye Isiraheli n'uyu munsi mu gitabo cy'Itangiriro birimo noneho Yakobo abyara Isaka Isaka abyara abahungu babiri ari we Yakobo nako Aburahamu abyara Isaka Isaka abyara abahungu babiri ari we Esawu na Yakobo ariko isezerano ry'Imana rijya muri Yakobo noneho Yakobo abyara abahungu 12 inzara gutera mu gihugu cy'i Kanani bava i Kanani bajya muri Egiputa abantu inkuru barazizi za Yosefu n'Abisirayeli bajya bajya ari abantu 70 bageze muri Egiputa ngo baroroka ku rwego rukomeye cyane igihe cyo gutaha rero kigeze ubwo nago ndimo ndihuta nsimbutse ukuntu abanyagiputa bababaje Abisirayeli hanyuma ngo barababaza cyane igihe kiza kugera Imana ishaka gukura Abisirayeli muri Egiputa imyaka 430 ishize ariko kandi bajyayo bari bafite isezerano ry'uko imyaka 400 izashira kuko iryo yarahawe Aburahamu yuko urubyaro rwe ruzakura uburetwa mu gihugu cy'amahanga imyaka 400 rero bararangara barenzaho imyaka 30 hanyuma ishize nibwo basenze ngo gutaka ko kugera ku Uwiteka Imana yagurutsa Mose abakura muri Egiputa abajyana i Kanani kandi noneho Mose aza kugwa mu butayu Imana ihereza izamura Yesuwa ariko muri Yesuwa ishyiramo imbaraga zikomeye Abisirayeli batsinda mama akomeye cyane bigarurira ubutaka bwaho ngaho bahashinga ubwami bukomeye noneho bahashize ubwami ubwo sinivuze igihe cy'abacamanza n'igihe cya Samweli nabisimbutse Abisirayeli bakazajya bagomera Imana ikabateza abanyamahanga bakabatsinda bakabakoloniza bagarukira Imana ikongera ikabakuraho ubwo n'igihe cya Samweli n'abacamanza haza kugera igihe cy'abami rero Imana yimika umwami muri Samweli tubona ko Abayisiraheli bavuze yuko bashaka kumera nk'ayandi mahanga bashaka umwami Imana ibyemera Samweli ibimikira umwami witwa Sawuli noneho Sawuli aza gusimburwa na Dawidi noneho Dawidi asimburwa n'umuhungu we Salomo icyo gihe noneho bagize mu gihe cy'ubwami muri Isirayeli noneho ariko bagakomeza gukora ibyangwa n'Uwiteka bongera gakora ibizima ariko ko bagize abami beza ba mbere Dawidi na Salomo hanyuma n'Abisirayeli bakaguma ku Uwiteka Salomo rero gwaza kuyoba ashaka abagore benshi kandi Imana yarababujije ashaka abagore benshi muri abagore benshi ashyiramo n'abanyamahanga kazi amaze gusaza ngo batwara umutima we bakazajya bamushuka ngo asenge n'Imana zabo aho rero Salomo yaje gushukwa asenga imana z'abanyamahanga z'Abamowabu hanyuma Imana irarakara irakaye ishaka kumukura ku ngoma none hari kiravuga ati hari isezerano nasezeranye na Dawidi yuko atazabura umwana we ku ngoma nicyo cyatumye noneho Imana idakuraho Salomo ubwami navuga ati wenda ndakuretse ariko nzabwambura umwana wawe umuhungu rero wa Salomo witwa Rehobowamu aje ku ngoma Imana yacimo bwa bwami kabiri habaho ubwami bw'amajyaruguru n'ubwami bw'amajyepfo ubw'amajyaruguru bugira amoko 10 bw'amajyepfo bugira amoko 2 aribo Bayuda n'Ababenjamini ndetse nyuma gato yahaje kuzamo n'umuryango wa Lewi waje kumanuka ujya mu majyepfo nawe ariko abaruguru ngo noneho ngo bagira umugaragu wari wa Salomo yari yarahunze igihugu yamugomeye niwe Imana yahaye bwa bwami uwo mugaragu yitwaga Yerobowamu noneho Yerobowamu ngo agira ubwoba yuko bano b'Isiraheli nibamanuka bakajyepfo bagasenga hari igihe bazagumayo noneho ababuza gusenga abashyira ibigirwamana Dani abashyira ibindi za Beteli noneho ababuza kujya gusenga Imana nyamana batangira gusenga ibigirwamana Imana rero irarakara ubwo bwami bw'amajyaruguru ngira ngo muri 722 nibwo bwashizeho bumezwe n'ikitwa Ashuri n'ubwami bugari bwa Ashuri bwaraje burabumira neza abo barasiribanga mu rwami burarangira ubwo amajyepfo bukomeza guhanyanyaza bwubaha Imana ariko none bwagiye bugira abami beza nka ba Hezekiya murabazi na ba Yosiya bagarura abantu ku Mana ariko none igihe kimwe umuko Ahabu aza kugirana amasezerano n'umwami w'amajyepfo icyo gihe ubwami bwa ruguru bwari bugihari agirana amasezerano n'umwami w'amajyepfo yitwa Yehoshafati noneho bagirana amasezerano y'amahoro ashingira Yehoshafati umukobwa we umukobwa wa Ahabu umwami w'amajyaruguru Ahabu yari yarongoye umugore witwa Yezebeli akaba ari wari warazanye ibizira kugira ngo umenye ko Yezebeli yari mubi cyane Bibiliya yigaragaza yuko ngo Ahabu yakoze ibibi byose by'abami bamubanjirije ndetse n'ibya Yerobowamu ngo yiyongeza
kurongora Yezebeli. Yezebeli akaba yari umugirwakazi, akaba n'umutambyi w'ibigirwamana by'iwabo. Ibyo byose bigirwamana rero yarabizanye, abizana kwa Ahabu. Aza kubyara umukobwa, uwo mukobwa rero we nawe mutoza ibyo bigirwamana bye, amushingira umuhungu wa Yehoshafati. Umuhungu wa Yehoshafati rero wari yari umwami w'amajyepfo, bari abami beza. Nawe rero yakira umukobwa ukorera ibigirwamana, ngo kuko ibigirwamana byatangiye kugera mu majyepfo. Noneho icyo gihe rero nabo batangiye gusenga ibigirwamana, urabizi inkuru yayo murayizi, ko yarwanye na Yezebeli. Nashaka kugira ngo abantu babyumve. Noneho batangiye gusenga ibigirwamana, Imana irabarakarira, ibahagurukiriza abahanuzi, ibabwira ko izabata, ibabwira ko izabavaho, ko izabareka. Ba Yesaya barabihanuye, ba Yeremiya barabihanura, abo bose bahagaragazaga ububi bw'ukuntu barimo gukorera ibigirwamana. Ariko abantu banga kugarukira Imana. Noneho icyitwa Babuloni kiraza kirabanyaga, kirabajyana mu mwaka wa 586, kiza gitwara bwa bwami bw'amajyepfo bwose neza, bakuraho abandi babajyana ari abanyage. Murabizi ba Daniyeli, murabizi ba Ezekiyeli, abo bose babajyanye mu bunyage, babajyana muri Babuloni. Igihe rero kiza kugera, Imana ibagarura mu gihugu cyabo. Bahageze ahantu ranyaga abahanuzi ni batari 3 ni 2, ndibukamo ya Zekariya na Hagayi. Abo baza guhanura, none binjira mu gihe cyo guceceka. Ubwo Bibiliya sinyirangije baho. Binjira mu gihe cyo guceceka, imyaka 100 n'Imana itakivugana nabo. Nakwerekwa ko ari guhari muri icyo gihe. Imyaka 100 nirangiye, bitangirana noneho na Yohana umubatiza, azavuga ngo nimugorore inzira z'Uwiteka. N'imyaka niwo warangije iyo myaka 100 yo guceceka. Noneho Yohana yaje ahanura Yesu, ariko Yohana nawe yari yarahanuwe na Yesaya mu bice 40 bya Yesaya, yari yaramuhanuye. Noneho Yesu rero aje, Abisiraheli baramwanga. Ubwo ndashaka kugaruka ko Abisiraheli muri gakondo yabo. Noneho Abisiraheli baramwanga, banga Yesu, bageza n'ubwo bamugambanira, baramubamba, baramwica, arapfa. Ku munsi wa 3 arazuka, ariko atarapfa. Bajyanye Yesu kwa Pilato, kugira ngo bamushyireho icyaha cyo gupfa, kandi nta cyaha yakoze. Noneho Pilato aravuga ati, uyu muntu namugenzuye nsanga nta cyaha kimwicisha yagize gute yakoze. Noneho baravuga bati, ntacyo we mwice, amaraso ye atubarweho, twebwe n'abana bacu n'abuzukuru nabega n'abazadukomokaho bose tuzabazwa amaraso y'umuziranenge. Iryo jambo rijya rimbabaza ngo twebwe n'abana bacu. Ayo maraso rero barayabazwa n'ubundi. Ibyo bari bavuze ngira ngo bumvaga ari ibintu byoroshye, ariko bari bavuze ikintu gikomeye. Noneho rero Yesu baramwica nk'uko yagombaga gupfa n'ubundi, agacungura umuntu, aragenda. Ariko agenda bo bikizaho amaraso y'umuziranenge y'umuntu utarakoze icyaha. Iyo umuntu abutegetsi bwa Roma bwagenzuye bugasanga nta cyaha afite, hanyuma ubwo Yesu arapfa. Apfuye rero babazwa amaraso ye. Mu mwaka wa 70 nyuma y'urupfu rwa Yesu, aba banuza navugaga 586, niyo navugaga 722 byari BC, ubwo ni mbere y'ivuka rya Yesu. Ubu noneho tugiye nyuma y'ivuka rya Yesu AD. Noneho mu mwaka wa 70 icyo gihe Abisiraheli bashaka kwigumura ku butegetsi bwa Roma, bashaka kwigenga. Abisiraheli n'ubundi cyatumye banga Yesu, bashakaga umwami cyangwa umunsiya umeze nka Dawidi w'indwanyi, uzaza akabagobotora mu maboko y'Abaroma. Noneho Yesu aza yicishije bugufi, ariko ntabwo bari barasomye ibyanditswe, ariko Yesu agomba kuza akabanza akababara, agapfa, akazuka, akajya mu ijuru, noneho nyuma akazagaruka nk'umwami. Noneho rero ahangaha yari haje nk'umuntu uciye bugufi kugira ngo acungure umuntu. Noneho baramwanga, bamwanze bamugambaniye, baramwica. Mu mwaka 70 rero bashaka kwigumura ku butegetsi bwa Roma, bashaka kugira ngo bigenge, bashoza intambara. Hanyuma Rome ituma umujenerali witwa Titus cyangwa Tito. Uyu mujenerali yarabishe Yerusalemu, arayisenya. Muri Matayo 24 ngo abigishwa bazamura Yesu ngo bice ku musozi wa Elayono, ngo bereka Yesu, baramubwira ngo dore bamwereka urusengero, baramubwira ngo dore ku rusengero rwacu ari rwiza. Aravuga ati, ndababwiza ukuri ko nawe yari zasigara rigeretse kuri ine. Urusengero rwe rwarubatswe n'umwami wari bari barahawe n'Abaroma witwaga Herode. Uyu mwami witwaga Herode niwe wararubirimbishe kugira ngo yireherezeho Abayuda bakundaga ibintu byo gusenga cyane. Ararurimbisha ngo rusiga zahabu nyinshi. Muri iki gihe cya Titus rero ngo bararushenye, ntibasiga niwe rigeretse ku rindi, kuko ngo hari ibihuha bivuga ngo hagati y'itafari n'irindi bashyiragamo zahabu. None bararusenya bashakamo zahabu, ntihasiga n'ibuye rigeretse ku rindi. Ubwo buhanuzi bwa Yesu babugize gute? Burasohoye, ko ntabwo rizasigara rigeretse
kurindi. Noneho Abisiraheli bahunga igihugu, kuko igihugu baragisiribanganije. Abisiraheli bahunga igihugu, bava mu gihugu bararorongotana mu isi, bamara imyaka irenga 1500. Gasubiremo, imyaka irenga 1500 batagira igihugu, nta gihugu cya Isiraheli kibaho. Isiraheli itabaho, barayisibanganya. Hanyuma Abarabu bari baturanye nabo, cya gihugu cyabo baraza baragifata, barakigabagabana. Za Yorodaniya zitwaraho, za Misiri zitwaraho, za Siriya zitwaraho, zari zikomeye. Havukamo n'ikindi gihugu cyitwaga Palestina. Iyi Palestina y'uyu munsi wumva bahora barwana, nayo iza kuvukamo aho ngaho igira igihugu. Isiraheli barayisibanganya neza, bwa butaka barabugabagabana, birarangira. Nyuma ya kabiri y'intambara y'isi yose rero, bamaze kumarwa na Hitleri. Hitleri nabo kubica no kubarimbura, utagira ngo buriya hari ikindi yabazizaga, ni ya maraso y'umuziranenge bari baravuze ngo atubarweho. Yego, bari bakiye yishyura. No kuvuga ngo bya bintu biyaturiyeho byari bikibariho. Yego. Hano nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ngira ngo mu 1948 cyangwa na 49, nibwo basubijeho igihugu cya Isiraheli, bishyizwemo imbaraga na UN, Amerika ndetse n'Abongereza. Barongera bashinga igihugu cya Isiraheli, bagisubiza hahandi. Ubwo ryasezerano rivuga ngo Abisiraheli, ngo Yesu Kristo azagaruka nta Mwisiraheli ukiraraguzwa, bose barabonye igihugu. Byari riri muri Sohora. Noneho babasubiza muri cya gihugu, barabarwanya cyane bashaka kubarimbura, ariko Abisiraheli barabananira. Bakoze intambara z'iminsi 6, Abisiraheli bakubita abantu, intambara zikomeye cyane hariya. Habaye intambara zitwa ngo niyo mu Kupuru, zabereye hariya. Izo zose zagiye zituma bigibona ko Isiraheli ifite imbaraga kandi ari ishyigikiwe n'ibihugu by'ibihangane. Noneho Abisiraheli bamaze gukomera, cyagiye muri Bibiliya mwarahasomye, umugabekazi w'Isheba ajya gusura umwami Salomo ngo amenye iby'ubwenge bwe. Uyu mugabekazi yari umwami wa Ethiopia, Sheba ni Ethiopia. Ajya gusura Salomo, ngo burya bararanye, noneho amuteye inda, aragenda asubiye iwabo muri Ethiopia, abyara umwana. Umwana yabyaye yamwise Menelik wa mbere, niwe mwami w'abafarasha wa mbere bakomoka ku bahungu ba Salomo, ku muhungu wa Salomo babaga hano hirya muri Afurika, muri Ethiopia. Noneho umuhungu hari abana bamukomotseho birabura nyine, ariko bakomoka kuri Salomo. Aba nabo Isiraheli yarabacyuye, yashoje kubacyura mu mwaka w'2000. Nibwo icyo gikorwa cyo gucyura Abisiraheli ibasubira muri gakondo byarangiye mu mwaka w'2000 mu gikorwa cyiswe Operation Moise cyangwa se Operation Moses. Yo gucyura Abisiraheli, abafarasha bose babakura muri Sudani. Hari abari bari muri Sudani, abandi bari muri Ethiopia, bose babajyana muri Isiraheli. Muri Isiraheli harimo Abisiraheli birabura nkatwe. Hanyuma rero icyo gikorwa kirangiye, nibwo ikimenyetso cya mbere kigaragaza kuza kwa Yesu cyari kirangiye, cyo gucyura, cyo gusubiza Abisiraheli gakondo. Ubwo bisobanuye yuko iyo gahunda yo gucyura Abisiraheli bose aho bari baratataniye, nabyo biri mu bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. N'ubundi kuko Bibiliya yahanuraga igaragaza ko Yesu Kristo azagaruka n'abatararaguzwa, kuko azaza muri gakondo abasanga muri Isiraheli, abasanga iwabo. Ubwo rero abadukurikiye cyangwa abazadukurikira bumve yuko hari ibintu birimo bikorwa, tukabibona ko ari nk'ibintu bisanzwe, ariko biri mu bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Kuko urumva nk'icyo gikorwa cyo gucyura Abisiraheli, bamwe twarabyumvise, tubyumva mu makuru, abandi barabibonera ku mateleviziyo, twumva ko ari ibintu bisanzwe. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ikimenyetso. Ubwo icyo ni kimwe. Wakomeza. Icya kabiri, nateguye kuvuga kuri Bibiliya uyu munsi. Ni byinshi. Ngira ngo mu kiganiro cyabanje nababwiye ukuntu twasomye Timoteyo igice cya 3, Timoteyo wa 2 igice cya 3, ukuntu abantu bazabikunda bakunda imya birarira cyane. Twavuze ukuntu umubyeyi abyara umwana akanga kumwonsa cyane, akavuga ati simwonsa ibere ryanjye ritagwa, bakamushyira ku mata ku cyumweru kimwe, akavuga ati ntago nabere nzamuha ritazagwa. Umva kwikunda kuri aho ngaho, umva kwikunda kuri muri icyo kintu. Umubyeyi kugeza ubwo yanga guhereza umwana w'ibere ngo ritagwa, ni ukuri. Imiterere y'umubiri ifite agaciro kurenza ubuzima bw'umwana. Ejo bundi hano muri Amerika bari bafite amatora, Trump yari yiyamamazaga n'umugore uvuga ngo bakuremo inda. Ntabwo bavuga ngo bakuremo inda ikijyamo, oya, ndetse bari bageze ku rwego bari mu biganiro bavuga ngo n'umwana wavutse
Trump yarabivuze bamugira umusazi n'umwana wavutse batamukeneye ave mu nzira ku mezi 9 inda nivemo ku mezi 9 inda ni 8 nivemo ugende kwa muganga ave by'umwanya nyango 30 cyangwa 20 avemo babukuremo ubwo ibyo nabyo biri muri bimwe wavuze biri mu kimenyetso kwikunda n'ubwicanyi bigaragaza ko abantu bazapfa nk'isazi yego umva abantu barimo bapfa urica umwana mukuru niba intambara zirimo ziza kumuzitwara abantu benshi icyarimwe ibi byose ni ibimenyetso byo kugaruka ariko twebwe turarangaye ngo byahozeho ndababwiza ukuri ko nta ntambara yabayeho yigeze itwara abantu nk'uko iziri ngo uyu munsi zibatwara Bibiliya ivuga ibyorezo reka dutange urugero rwa hano mu Rwanda yego tuvuye muri corona yego tugiye muri mpox n'ibishita by'inkende byabihere by'inkende mu gihe bitararangira ahagamo icyitwa Marburg kirabakindaguye ubwo ntabwo mubona ko kuko ibyorezo bije ntibiraha biri n'ahandi gusa si biraha gusa n'ahandi hose birahari ni ukuvuga ngo buri gihugu gishobora kugira icyorezo cyacyo gitandukanye n'iki kindi ubu noneho barimo baravuga ngo hari ikindi kigiye gutunguka muri Amerika ngo inkende ngo bakoragaho ubushakashatsi ngo zarabacitse ngo kandi zifite ibyorezo zagiye mu baturage ubwo nazo zigiye kuzana ibyindi biraza Bibiliya iki nta kintu yavuze abantu banga ibyorezo byahozeho yego byahozeho icyorezo gishobora kuza kikamara imyaka 50 hakaza ikindi reka ngohe nk'urugero Bibiliya yavuze ngo hazaba inzara hirya no hino ngo birizubwa ko hazaba amapfa n'ibiza yego iyo bavuga ibyo bintu n'ubundi byaje bisanzweho ariko noneho nk'iyi nzara bakavuga ngo inzara nk'iyi yaherukaga kubaho mbere y'imyaka 50 ariko none igikeneye imyaka ngo igaruke ntigikeneye imyaka 50 ntabwo igikeneye wowe umwaka uyu nushire utahira kwereka ibiza ntabwo bigisaba ngo ku myaka yanjye mfite nzi inzara nk'eshatu nzi iyo bitaga ngo warwaye ryari nzi yitwaga tronkome nzi nyinshi niba ngiye ku myaka mfite nze ebyiri nzajya gusaza ngeze imyaka 70 80 100 umaze kumenya zinga ariko mu mateka twige mu mateka Rwanda tukiga za Ruzagayura na za Rumanura imbaga niba ari Rumanura imbaga sinzi kuntu bayita dore nzarukonkobora mu mateka y'u Rwanda inzara ngewe yonzi yavuzwe nkamenya niyitwaga Ruzagayura Ruzagayura Rumanura imbaga na Rumanura imbaga ndumva nyibagiwe ariko twebwe wona ngewe mu myaka yanjye nzi tronkome nzi warwaye ryari ndayibagiwe nayo bavuze ejo bundi nzi nyinshi hari nizo batisa amazina zazaga zikadukubita ariko cyane ariko Uwiteka Imana ishimwe uko atubereye mu ruhande nizitujyana yego so nukuvuga ngo rero ibiza ubundi biza byarazaga bakavuga ngo umuyaga waherukaga kubaho mu myaka 50 cyangwa umutingito muri ku kigero iki niki wabaga mu myaka 100 ishize none biracyakeneye 100 ko uyu mwaka ubaho nutahuka baho ejo bundi Turkiya bayishyize hasi kubera mu kitingito yego Kongo ejo bundi yari iri hasi kubera icyorezo mu Rwanda nuko uribaza ko buri ntuza buri season y'imvura iteganya gihe riteguza abaturage ko bazabajyana mwitonde mwirinde naho bakwirinda ibiza birabajyana bikunda biraza bikagira ntabwo bikigira igihe twabonye ejo muri Senegal twabonye muri Malawi amazi yuzuye yareza abantu twabonye muri Kenya naho iwacu i Rwanda birahari none mu majyaruguru ntabwo wabibonye inzira mu muhanda waragiye amazi araza arabitwara ibi bintu byose nibikwereka ikugaruka kwa Yesu reka njye ku cyanyuma aricyo nateguye gutindaho uyu munsi yego ni Babuloni nshyashya irimo kuvuka noneho icyo ngicyo cya Babuloni nshyashya cyari icya kabiri icya Isiraheli turakirangije tugishizaho akadomo ni ukuvuga ngo Abisiraheli bose bari muri gakondo yabo n'abari hanze bariyo kubera impamvu z'akazi nta muntu uriyo kubera ko adafite igihugu yego ubwo icyo ngicyo cyo cyumvikane abantu bacyumve abadukurikiye ndetse n'abazadukurikira bumve ko kuba Isiraheli Abisiraheli barongeye kubona gakondo ari ikimenyetso kigaragaza kugaruka kwa Yesu wakomeza ku cya Babuloni Daniyeli yagize gutya arerekwa Daniyeli nani Nebukadinezari yego abona iyerekwa rikomeye kandi rifite ibintu bisobanuye ku isi amaze kurigira araryibagiwe ariko aryibagiwe akomeza guhagarika umutima ukomeza guhagarara Nebukadinezari arahangayika ariko yabonye
yabonye ariko yibagiwe ibyo yagize gute yabonye. ahamagaza abacunnyi, ahamagaza abapfumu, ahamagaza abacuraguza, ahamagaza abaroza, ahamagaza buri myanda yose katakataka, arahamagara aravuga ati ibyo narose mumbwire. Yego. Barabiyoberwa. Aravuga ati ariko mwana nawe ubwawe wayobewe ibyo warose wanabyibagiwe. Aravuga ati mubinyibutse kandi mubinsobanurire kuko byamagaritse umutima. Ngo bakoranya abantu bose muri Babuloni bahabura n'umwe wabisobanura. Noneho aravuga ati abanyabwenge n'abacunnyi bose babarimbura. Ariko akaba ari abahungu b'Abaheburayo bari bahari nabo barimo ba Daniyeli na bagenzi be. Noneho Daniyeli Imana arayisenga iramuhishurira yuko hari icyo Imana ishimwe cyane ibyo Nebukadinezari yarose. Noneho Daniyeli agiye kubisobanura Nebukadinezari. Aha rero hari ubuhanuzi bukomeye. Aravuga ngo wabonye igishushanyo kirekire cyari kiguhagaze imbere, ngo umutwe cyari gifite umutwe w'izahabu, ngo cyari gifite ngo amaboko n'igituza ngo byari umuringa, byari ifeza, aravuga ngo inda n'ibibero ngo byari umuringa, ngo hanyuma amaguru byari ibyuma, ngo ariko ibirenge n'amano ngo byari ibumba rifatanya n'ibyuma. Yego. Hanyuma arabimusobanurira nyine. Yego. Amaze kubimusobanurira arangira amubwira ngo rero ngo umutwe w'izahabu wabonye ngo ni wowe nyakubahwa, ni ubwami bwawe. Ngo ubwami buzakurikira ubwawe buzaba budahwanye nawe gukomera, buzaba ari ifeza, ari ibyo gituza n'amaboko. Aravuga ngo kandi buzakurikiraho buzaba ari inda n'ibibero. Ubwo buzaba ari iki? Ubwo buzaba ari ubundi bwami buzakurikiraho. Ubundi bwo buzaza buzaba ari ibyuma n'amaguru, ni ibyuma buzaba bukomeye cyane. Ngo buzamena ibindi birusibanga. Ngo buzakurikiraho rero buzaba ari ibirenge bigizwe n'ibumba n'ibyuma. Noneho ibyo ngibyo ngo hazaza akabuye gaturutse mu ijuru. Yego. Ngo kamanuke gakubita bya birenge bishwanyagurira, kabishwanyaguza. none kamara kubishwanyaguza ngo kakabuye gakure ngo kuzura isi yose. Ngo kuko ubuhanuzi Daniyeli yabusobanuriye. Niba nawe bashaka tubusome, ndumva icyiza ari ukubibasomera kugira ngo abantu batagira ngo ni amagambo, batagira ngo ni ibyo tuba twikuriye mu mitwe yacu, kandi twebwe intego ari ukumenyesha abantu icyo Bibiliya ivuga. Yego. Ko ari amagambo menshi se turaza kuzisobanura zose, ariko nazivuze muri make. Wagiye ucamo muri make, ariko reka duhere kuri 2:36. Yego. Muri Daniyeli. Daniyeli igice cya 2:36 aho yazisobanuraga. Yego. Aho yasobanuraga izo nzozi kuko twe twazivuze. Yego. Aravuga ngo nuko izo ni inzozi kandi turasobanura impamvu zazo aha imbere y'umwami. Nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubuyobozi n'imbaraga n'icyubahiro, yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere byaho abantu baba hose n'abantu baba hose. Ibishyira mu kuboko kwawe ngo bitegeke byose. Nuko Nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe. Ubonye ko umutwe w'izahabu ubaye we. Yego. Wa mutwe w'izahabu ni wowe, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwawe gukomera. Kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa ubwami ngo azakurikirwa n'ubwami budahwanijwe n'ubwe gukomera. Ubwo ni ya feza. Haze n'ubwa gatatu bw'imiringa. Reka tubanze turebe ifeza. Uyu niba yari Nebukadinezari, kandi Nebukadinezari ari Babuloni. Ubwo ni ubuhe bwami bwakurikiye Babuloni? Ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Nibwo bwakurikiye Babuloni. Bugizwe n'igituza n'amaboko. Urimo urabyumva? Amaboko ni abiri. Ubwo iyo tuvuze amaboko abiri turimo tuvuga Abamedi n'Abaperesi. Hanyuma ubwa gatatu buzaba bugizwe n'imiringa, ariyo nda n'ibibero. Iyi nda n'ibibero rero ni Ubugiriki, nibwo bwami bwaje gukurikiraho. Hanyuma ubwami bwa kane kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanijwe n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose. Ubu ni Ubugiriki twatugezeho. Ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma. Buzaba ari nk'icyuma. Ubwami bwa kane buzaba burusha ubwo bwose gukomera nk'icyuma, kuko ibyuma aribyo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura. Kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose, niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo. Ubwo bwami bwa kane bwakurikiye Ubugiriki twabushaka tukabubona. Ni ubuhe? Ni Roma.
nibwo bwakurikiye Ubugereki. ni Roma niyo yari ikomeye yamenaguraga ibintu byose. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzigabanyamo, ariko muri bwo hazabamo gukomera nk'ibyuma nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba. Kandi nk'uko amano ari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzamera, igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye ikindi kidakomeye. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bidafatana n'ibumba, bazivanga n'urubyaro rw'iki? Rw'abantu. Buno bwami noneho ngo ubukomeye buvuyeho, haza ubundi bwami bw'ibirenge. Ubwo urimo urabyumva? Ubundi bwami bw'ibirenge buzaba bugizwe n'ibyuma nk'ubwa kane, ariko bivanze n'ibumba, ngo ariko ntibizafatana. Noneho wibuke ko ibuye ritakubise umutwe, ritakubise igituza, ritakubise inda, ritakubise ibibero, ritakubise amaguru, ibuye ngo ryaraje rikubita ibirenge. Aho niho nshaka rero abantu babyumve, niba batajya basoma ubuhanuzi bumva aya magambo. Ibi birenge ni bibiri, bigizwe n'amano ngahe? 10. Ni ibirenge bibiri bigizwe n'amano 10. Kandi ngo buno bwami bwa kabiri, niko buno bwa kane, reka bari ngo nindaho, buno bwami bwa kane, ni ukuvuga ngo Roma yagize ubwami bukomeye nk'ibyuma, bamenagura ibintu, ibindi barangije barabisiribanga. Ariko igihe kiza kugera buno bwami bwa Roma busa n'ubucitse intege, ariko bukomeza gukomera kwabwo, busa n'ubucitse intege, hanyuma bwivanga n'itorero. Bwivanga n'itorero, noneho ariko ntibyoroshye, ntibinakomeye. Murabizi ko Roma ariyo yazanye iby'itorero hano mu isi, izana icyo bita katolike. Umuntu utemera katolike bakabimuziza. Tuzi ukuntu katolike yaje mu Rwanda, baje bafashe Bibiliya mu kiganza kimwe, ikindi bafashe inkota, ikindi gifashe inkota, bavuga ati uramwebyemera. Hanyuma buno bwami bwivanze ibyuma n'ibumba ni revised Roman, cyangwa se Romani yiyuburuye. Ubwo turimo turabyumva? Ndimo ndabyumva ngewe. Turebe Daniel igice cya 7. Duhere 7. Ariko reka duhere 7 umurongo wa mbere. Daniel 7 umurongo wa mbere. Tubanze tubyumve. Naho Daniel yarongeye arerekwa. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni, Daniel yarose inzozi, maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniel avuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubuka ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini 4 zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu. Nyihanga amaso, iya mbere yasaga n'intare ifite amababa. Tujye kureba inyamaswa 4. Hano muri Daniel 2 twarebaga ubwami 4 bageranyije n'igishushanyo umuntu yabonye. Ubwa iyo ngo havamo inyamaswa nini 4 idasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu. Ni ukuvuga ngo iyi ntare yari ifite amababa nk'ay'ikizu, inyamaswa yari imeze nk'intare, ni Babuloni n'ubundi bongeraga kugira gute? Guhanura. Iyi nyamaswa yari imeze nk'intare ariko ifite amababa nk'ay'ikizu, iyo ngiyo yari Babuloni. Ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe, igahagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu, ya Babuloni. Hanyuma ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu, yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati, byuka ushonshomere inyama nyinshi. Iyi nyamaswa ya kabiri yegutse uruhande rumwe, ni ukuvuga ngo uruhande rwaguregutse rurusha imbaraga urutegutse. Ni abami babiri b'Abamede n'Ubuperesi, ari we Kuro n'uwitwa Dariyo. Umwe yarayoboye Abamede, undi ayoboye Abaperesi, ariko batahanije imbaraga. Niyo nyamaswa ya kabiri, niyo dubu. Iya gatatu hanyuma y'ibyo mbona iri nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutware. Iyo yasagwa n'ingwe ifite n'amababa 4 kandi ifite n'imitwe 4, inyamaswa yarihutaga cyane.
ingwe murabizi ko yihuta, murabizi ko n'amababa yihuta. Ni ukuvuga ngo ubu bwami bwari ubwami bw'Ubugiriki bwaje gufata Roma, buyifata mu mwanya nako bwaje gufata isi, buyifata mu mwanya mutoya, bihuta cyane. Noneho iyi mitwe ine ni abajenerali bane bari bayoboye buno bwami. Umwami wabo Alexander the Great yaje gupfa, ubwami ntibwaraga umuhungu we, ahubwo buhabwa aba abajenerali be bane bagabana buno bwami. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe, umurongo wa 7 ndawushaka cyane. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane, yari ifite imikaka minini y'ibyuma icontomera ibintu byinshi. Urumva ko inyamaswa ya 4 yongeye kugira imikaka y'ibyuma, yego, icontomera ibintu byinshi, irabimenagura, ibisigaye bisibanisha amajanja yayo, ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjije, kandi yari ifite amahembe 10. Umva duhuze inyamaswa ya 4 na cya gishushanyo twabonye, ibyuma biragarutse. Iyo yari ifite amahembe, inzara zikomeye n'amenyo y'ibyuma, icontomera ibintu byinshi, yari ifite amahembe 10. Twarebye ko ya nyamaswa nako bya birenge byari bifite amano angahe? 10. Yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri ryo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 muri ya yandi asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonamo amazi asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Inyamaswa ya 4 rero ni revised Roman. Wacyumvishe none? Hano harimo Roma na revised Roman. Ubwo urumva harimo Roma ni Roma ivuguruye. Yego. Hanyuma Roma nyirisitu yigize nyirisitu, ariko komeza na bya bintu. Iyi rero nyamaswa n'aya mano birahwana n'umugore wicaye ku nyamaswa tubona mu byahishuwe igice cya 7, turaza kuhasoma. Ubwo rero murumva ko nigena muzi ubuhanuzi, ndimo ndabyumva. Tubona mu byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 1 kugeza kwa 5 yuko hari umugore wicara ku nyamaswa. Ni kimwe n'ibirenge n'amabumba bidahuye, nyamaswa n'umuntu ntibihura. Nibyo bya bindi rero turimo dusubiramo. Uburi bw'ubuhanuzi rero burimo busohora nona mu maso yacu. Kubera iki? Hano hakurya y'iwacu uburengerazuba bw'isi hari umuryango uhari witwa ngo ni European Union, cyangwa umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Yego. Uyu muryango European Union, reka banze muvugeho, ugizwe n'ibihugu byinshi. Meruka byari 15. Noneho bino bihugu 15 bafite idarapo ry'ubururu ririmo inyenyeri 12. Ngo bari basobanura by'izo nyenyeri, ngo baravuze ngo ni inyenyeri zihagarariye ibihugu, kandi ibihugu biraruta inyenyeri umubare, ariko ntibashobora kubihindura. Ako tukaveho. Abwo abantu ako kantu nabo abantu bashakaho bakandika, ako kantu bakumve. Hanyuma uyu mugabane wabo witwa mu Cyongereza witwa Europe, cyangwa se mu Gifaransa Europe. Yego. European countries cyangwa ibihugu by'u Burayi witwa Europe. Abakomora izina ryabo ku kigirwamanakazi cyitwa Europa. Buriya biyita abana b'ikigirwamanakazi Europa. Yego. Ibitabo by'Abagiriki babisoma, wanditse no kuri Google bakandika ngo Greece methodology cyangwa mythology, Greece mythology. Ibyo bya mythology y'Abagiriki igaragaza yuko ngo hari ikigirwamanakazi cyitwaga Europa, cyaje kubengukwa n'ikindi kigirwamana cyitwa Zeus. Noneho ngo Zeus amura abakirabutswe ashaka kujya kurongora Europa. Hanyuma ngo kandi agashaka umujyani wabo ku kirwa cyitwa Krete. Abasomye igitabo cya Tito barahizi ko Pawulo yabwiye Tito ngo cyatumye ngo usige Krete no kugira ngo usige utunganye bidatunganye kuri icyo kirwa rero. Noneho ngo kino kigirwamana cyitwa Zeus cyihindura ikimasa, inyamaswa. Hanyuma cya kigirwamana kazi cyitwa Europa cyicara ku mugongo wa cya kimasa kijya mu nyanja, cyambukana Europa kijya kugishakira ku kirwa cyitwa Krete. Ubwo guhera icyo gihe Abagiriki bakazajya bakoresha igishushanyo cy'umugore wicaye ku kimasa cyangwa se ku nyamaswa. Yego. Ako kantu ukumve bakazajya bakoresha mu bishushanyo byabo. Hanyuma bagakoresha igishushanyo cy'umugore wicaye ku nyamaswa. Bashaka kugaragaza Europa yicaye kuri Zeus. Nicyo cyatumye Abaroma nabo bareka gusenga imana yabo yitwaga Jupiter, bakikundira Zeus yarongoye Europa. Rero Abanyaburayi bakomora izina ryabo Europe kuri kino kigirwamana kazi cyitwa
Europa buriya n'abana b'ikigirwamanakazi niko biyita, bo niko biyita. yego Ariko abantu ibyo bintu ntabwo tubizi, nanjye mbimenyeye aha, nanjye urumva mbisobanukiriwe ahangaha. yego Urumva umuryango w'abanyaburayi yego ufite ikintu wiyitirira. yego Ahubwo abantu nitube maso, tube maso. twihuta iminota ndabona irimo kwihuta cyane. Hanyuma rero iki kigirwamanakazi cyitwa Europa muri Bibiliya turagifite, ariko Bibiliya icyita umugabekazi w'ijuru. Umugabekazi w'iki? W'ijuru. Akantu urimo urakumva? Nta dini dufite hano mu isi se, dufite imana risenga ryitwa ngo ni umugabekazi w'ijuru. Iryo naryo riraharwa, abantu bararizi, abantu bo bararizi. Reka twikomereze. Kandi abangaba bafite rino dini rifite umugabekazi w'ijuru, nibo bwa bwami bwa kane bwitwa Roma. Yego. Kandi twabonye yuko ubwami bwa kane bwivanze n'ibumba bidashobora guhura, n'ubwo ngo ni idini ryivanze na politiki cyane, kandi bidashobora kugira gute guhuza. Reka tubanze dusome muri Yeremiya. Yego, Yeremiya tuhasome vuba twihuta. Twagiye Yeremiya 17. Nako igice cya 7. Yeremiya. Twihute turebe cya kigirwamanakazi nari mvuzemo aho ngaho. Ibimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu ni byinshi, birimo birasohorera mu maso yacu. Bazihangane, tuzababwira n'ibyo bo 7:17 7:17 na 18. Reka duhere ku murongo wa 18. 7 igice cya 7 Yeremiya umurongo wa 18, sibyo? Yego. Abana batashya inkwi, nabo base bagacana umuriro, abagore nabo bakavuga umutsima, kandi bawuvugira umugabekazi wo mu ijuru. Umugabekazi w'iki? Wo mu ijuru. Umugabekazi wo mu ijuru imitsima, bagasukira izindi mana amaturo y'ibyo kunywa, abanyendereza kugira ngo bandakaze. Mbese ninjye barakaza? Niko Uwiteka abaza. Si bo ubwabo bikoza isoni. Uyu mugabekazi wa hehe? Wo mu ijuru. Ni uyu nguyu rero birwa bavuga ngo ni nyina wa Jambo. Iyo ushaka kureba ikigirwamanakazi cyitwa Europa, ukandika muri Google cyangwa mu ishakiro iryo ryose abantu bashakiramo amakuru, ukandikaho Europa de Godes, bahita bakuzana ikigirwamanakazi gikikiye umwana. Bahita bakuzanira ya shusho tujye tubona ngo ni ya Bikira Mariya. No baramwe bitabaho. Iriya shusho mwirwa mukoresha muvuga ngo ni ya Bikira Mariya, ni ikigirwamanakazi cyitwa Europa cyangwa se Phoenicia, cyangwa se Madonna. Ayo yose ni amazina yacyo. Yego. Gikikiye umwana, ahandi gihagaze inyenyeri zikoze uruziga ku mutwe wacyo, inyenyeri 12. Yego. Ngiyi inkomoko y'izina ry'abanyaburayi rero. Niyo nkomoko y'izina ry'abanyaburayi. Bikomoka ku kigirwamanakazi cyitwa nde? Europa. Ariko kantu ndimo rakumva? Ndakumvishe cyane. Kuki rero ndimo kuvuga ngo Babuloni irimo kuvuka i Burayi? Reka mvuge gato ku munara w'i Babuloni. Ku munara w'Ababeli. Tubona mu itangiriro igice cya 11 tuhabona umugabo witwa Nemurodi, wari umunyamaboko umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka Imana. Uyu nguyu niwe watangije abantu ngo bubake umunara w'i Babeli, ngo noneho ngo izina ryawe rikomeze kumenyekana mu isi bitazasibangana. Aba bantu rero i Babeli niho haje kubakwa Babuloni. Aba banyaburayi nabo bafite umuryango bahuriyemo witwa ngo ni European Union, cyangwa se umuryango w'abanyaburayi bwunze ubumwe. Yego. Noneho buno bumwe bw'abanyaburayi bafite inteko ishinga amategeko ebyiri. Bubatse inteko ishinga amategeko, imwe ikorera mu Buruseli mu Bubiligi, indi ikora mu Strasbourg mu Bufaransa. Yego. Noneho baterana mu makomisiyo mu Buruseli mu Bubiligi buri cyumweru. Ni ukuvuga ngo mu Bubiligi baraterana mu cyumweru, buri cyumweru, no mu Bufaransa bagaterana. Mu Bufaransa baterana rimwe mu kwezi, yandi kwezi ihurira rimwe mu Bufaransa rimwe mu kwezi. Buri cyumweru mu Bubiligi baraterana, ariko bagahura mu makomisiyo agiye atandukanye bahurira mu makomisiyo mu Bubiligi. Hanyuma rimwe mu kwezi bagahura mu Bufaransa aho yitwa Strasbourg, niho bo batsinda inzu y'inteko ishinga amategeko. Yego. Rero hari igishushanyo mbonera cy'umunara w'i Babeli cyari muri mize muri Turukiya, bayita gute ndumva inyibagiye gatoya. Nacyo iyo mize
harimo igishushanyo mbonera cy'umunara w'ibaberi, uko barakopeye icyo gishushanyo mbonera cyangwa iyo blueprint cyangwa iyo mbata, abo bariyo bubaka bayubaka i Burayi, bayubaka mu Bufaransa Strasbourg. Iyo nzu ukuntu iteye mu gishushanyo mbonera byabanywe muri meze, ni nayo nzu bubatse i Burayi. Noneho barangije bayita izina. Yego, iyo nzu bayita izina. Urabizi hari abitwa Makuza Peace Plaza, hari abitwa City Tower, hari abitwa St Peters, hajya bayita St Peters House, hari mu Giporoso bayizi inzu zitwa amazina. Iyo nzu rero bubatse nayo baravuga ngo ni the Euro Tower of Babel. The Euro Power of Babel. Ngo ni umunara w'ibaberi w'abanyaburayi. Noneho mu cyumba cy'inama cy'iyo nzu harimo igishushanyo mbonera cyangwa se ya blueprint cyangwa se ya mbata ya Babuloni, ya Babeli, bayishushanyije mu cyumba cy'inama cy'iyo nteko ishinga amategeko m'imbere. Bayishushanyamo, kandi n'inzu yubatswe nkayo, inzu bakoramo yubatswe nkayo. none n'imbere bayishushanyamo, ariko imbere bashyiraho inyenyeri zicurikiranye mu rwego rwa gipfumu, bashyiraho n'agahanga karimo kurangiza wa munara ngo bawurangize kuwubaka. Bashushanyaho n'agahanga karimo kurangiza kubaka uwo munara. Barangije barandika ngo many tongues one voice. Muribuka ko ibaberi ariho Imana yatandukanije indimi z'abantu. Yego, aha rero bo barimo baravuga indimi nyinshi ariko ngo bagire ijwi rimwe. Barimo barashaka kongera guhuza indimi zibe nyinshi ariko ijwi rimwe. Ni ukuvuga ngo barimo barashaka kongera gukora bya bindi Imana yazi. N'indi Babuloni irimo guhaguruka. Umva igitangaje ntabwo ndarangiza. Yego, imbere y'iyo nzu bahubatse stati. Igi stati. Yego, umugore yicaye ku nyamaswa. Wa mugore twabonye, reka tumusome babanze babyumve. 17 byahishuwe 17. Ariko nyagasani, ibi bintu ko numva bitoroshye. Ibyahishuwe igice cya 17. Ndasoma mbere kuwa murongo wa mbere ngeze kuwa 5 gusa. Haravuga ngo haza umwe muri baba marayika 7 bari bafite za zambyanwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho. Yicara ku mazi menshi. Nibo bami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka. Mbona umugore yicaye ku nyamaswa. Murongo wa 3. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari yambishijwe izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita mu ntoki ze. Yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ngo Babuloni ikomeye, nyina w'amaraya kandi nyina w'ibizira. Uwo mugore izina rye ryitwa ngo ni Babuloni ikomeye, nyina w'amaraya kandi nyina w'ibizira bikorerwa hehe mu isi. Akora kumvishe nyine ni Babuloni ikomeye, nicyo zina rye. Ni umugore wicaye kuki? Ku nyamaswa. Ubu mvuga iki noneho? Ubwo biranyobeye. Tuvuga iki tureke iki? Iyi nteko ishinga amategeko y'abanyaburayi igizwe n'abadepite 751, ariko abakurikirana hafi bo batubwira yuko ngo hari abadepite 750 ngo umwe ataraboneka. Ubundi iyo yari yagomba kuba 250. 751. None nyuma y'abahinde, none ababikurikirana bagaragaza ko ari 750. Umwe ataraboneka, umwe atari yaboneka. Ngo hari impamvu ataraboneka nyine. Reka nkomeze. Urabizi yuko iyo umuntu yinjiye mu nteko, yego, hari intebe yicaraho. Yego, buri intebe zo mu nteko ishinga amategeko zigira inomero. Yego, niba winjiyemo ukica kuri 1 ubwo ni 1, undi yishiye kuri 2 ubwo ni 2, azanda ava mu nteko akica kuri iyo ntebe, akicara 2. Noneho ubwo hera kuri 1 ugeze kuri 751. Noneho ngo intebe ya 666 muri iyo nteko ishinga amategeko y'abanyaburayi ngo nyirayo ntago arazi. Ni idafite nyirayo. Ngo ntago ifite nyirayo. Akaba ariyo iyo ngo kandi arategerejwe ngo naza ngo azicara kuri iyo ntebe. Ubwo urimo urabyumva? Ndabyumva cyane. Ngo naza ngo kandi azicara kuki? Kuri ya ntebe. Kuri iyo ntebe. Umva ibintu bidakomeye.
650 ngo kandi nanayicaraho niwe uzayobora iyo nteko ngo n'uburyo iteye ngo iteye ku buryo yicaye imbere y'izindi zose ariyo yayoboranye kandi ifite nimero 660. ngo ariko nyirayo ntago arazi, nyirayo ntaraboneka, ngo naza niwe uzagira gute uzayobora iyo nteko ishinga iki amategeko. Iki kimenyetso cya kabiri ni Babuloni irimo kuvuka ku isi. Kandi ibi birimo birasohora mu maso yacu, ntabwo dushaka kubibona, turimo turabirenza amaso, ahubwo twakwibaza uyu Babuloni ni iki? Ugiye ni Babuloni ni iki? Ugiye kuvuka aka kanya, uyu Babuloni urimo kuvuka, tubonye Babuloni nka politiki. Yego, ubundi reka tugarukire ahangaha, ariko ubutaha tuzagaruke dusobanura, tugutandukanya Babuloni, tugaragaza Babuloni neza. Iyi Babuloni turimo tubona hano ni Babuloni y'umugore wicaye ku nyamaswa. Twakoze umugore ni iki mu byanditswe byera? Yego, umugore mu byanditswe byera umugore asobanuye iki? Asobanuye inyamaswa isobanuye iki? Yes, ubundi mu byanditswe byera umugore asobanuye itorero. Hanyuma inyamaswa igasobanura ubwami cyangwa se ubwami. Ubu ni ukuvuga ngo ni ubwami bwivanze na politiki cyane. Niyo mugore wicaye kuki? Ku nyamaswa. Reka dusoreze ahangaha, ahubwo ubutaha tuzagaruke dutandukanye ibyo bintu turimo tubisobanura. Abadukunda, abadukurikira, abantu bose babagwiza urukundo, turabashimira igikorwa bajya bakora cyo kudukurikira, kandi natwe turabararikira ibi bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu tugiye tuzabishyira ku murongo, byose tuzabibagezeho, maze namwe nibashaka n'iyi namba irimo kuba hano hirya mu burasirazuba bwa nabyo twabibona muri Bibiliya, nabyo tuzabigeraho basobanukirwa impamvu yabyo. Yego, Imana iguha umugisha. Urakoze kandi. Yego, n'abadukurikiye, Shalom, Uwiteka abagirire neza, murakoze. Amen.